kandi imisozi itatu miremire muri Kigali hari umusozi wa Rebero umurenge wa Rwimbogo abakozi b'inzego z'ibanze bakoze urugendo rwo kwibuka ku Gisozi dore uko byari byifashe. kugira ngo mwabonye ko twatangiye hari tugendeye kuri imibare bagiye kugenda bakira tugiye hari umuyobozi w'umurenge nshingabikorwa wa Rwimbogo niwe wabanje kwerekera abantu ababwira gahunda zaho uko zikorwa. Aha nibwo abantu bari bakihagera bagombaga rero guhabwa amabwiriza kugira ngo baze kumenya uko bagenda basura baniga banasobanukirwa. Nibyo byabanje kugira ngo abantu bakore ibyo babanje gusobanukirwa. Reka dukomeze tubikurikirane turagenda tubisobanukirwa uko byari byifashe. abandi bantu gurupe no kugira ngo bize ko turabona ko twicaye mu magurupe atatu. Izi gurupe nibahamagara nk'igurupe izajya igenda hasigara mudava mu murongo wanyu mugende tuze kuko imibare turimo kuyijera sibyo muhaguruka neza nta kavuyo mugenda nk'abantu baje kwibuka urugendo n'umuvano mu rugendo rwo kwibuka nta kindi turimo nta kindi twaje gukora hano mugende kandi mugende neza muri mu rugendo rwo kwibuka ngo nayo mwabwiye ubwo imibare mugenda bereka zose ahantu turimo hari icyumba cy'umureka makuru hari aho bagenda banyuza mugenda muri amafoto y'ibyabaye hano tugize gusoza rero tuzakuzamuka hano cyangwa tugaruka no kuri amasaha kugira ngo tujye gushinga amategeko ku masaha bari buze kuba barangije igikorwa kiri hano. Ababyeyi rero nk'uko narayivuze na mbere reka mashini mwakoze igikorwa gikomeye cyo kuba mwahabona n'umugabo cyangwa bageze muri 500 igiciro cyangwa se mpamagara kuri telefone kugira ngo nazamura abantu bangana dufasheho na nk'imibare twabashije kumenya y'abantu bari baturutse mu murenge wa Rwimbogo bari abantu basaga 500. Urumva rero guhurira ahantu hamwe ku rwibutso bagombaga guhabwa amabwiriza hanyuma bakajya bahaguruka mu byiciro mu kinyabupfura kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza. Nk'uko mubibona rero bamwe baragendaga abandi bagasigara bagendaga mu byiciro kugira ngo hataza kubaho umuvundo no kubyigana. Hari abantu benshi barenga 500 byasabaga rero ko bigomba guhabwa gahunda kugira ngo bize kwitwa ko byagenze neza cyane. Aha rero abantu bari barimo bagana aho bagombaga kwigira amateka bagenda berekwa ibyumba babwira amateka yaranze jenoside ubwicanyi ko bwagiye bukorwa. Abantu mu by'ukuri babonaga ko baje bafite inyota yo kubimenya no kubisobanukirwa dore ko abara amahirwe yo kwiga amateka y'igihugu unayabwirwa yareba. Ahangaha rero abantu bari barimo bajyayo nyine gutyo bazamuka. Reka dukomeze tubikurikirane. Kubera ubwinshi bw'abantu bari bahari basabwaga kwitonda ndetse no kwicazwa kugira ngo babashe kwinjira aho bagombaga gufatira amasomo mu byiciro gake gake. Hari hahuriye abantu benshi buretse n'umurenge wa Rwimbogo abakozi ndetse abakozi ba leta ubwo abarimu abaganga n'abandi bo mu zindi nzego n'abandi abaturage bo mu nzego z'ibanze. Mu by'ukuri
warebaga ko ari igikorwa gikwiriye, ndetse abantu benshi akakubwira ati nibwo bwa mbere nari mageze, ni byiza kuhagera kugira ngo umuntu amenye ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Aha rero bazamukaga bagana ahari amateka nyirizina yagombaga kwerekwa abantu bari baje bose mu by'ukuri ubona ko babifitiye ubushake. Nyuma ya gahunda zose rero hakurikiyeho gahunda yo kunamira inzirakarengane zazize jenoside. Reka mbareke tubikurikirane uko byagenze byose ku mva rusange ku Gisozi. Izo nzirakarengane z'Abatutsi abenshi rero ni abaguye hano muri Kigali no mu nkengero zayo barenga 250. Reka rero tubahe ururabo twabazaniye, abayobozi bagiye kubidufashamo. Nibarangiza abayobozi bacu turafatanya dufate umunota umwe tubibuke, ndetse dukomeze no kubunamira, ndetse dukomeza no kubazirikana. Twafatanya ahangaha nk'uko mubibona abayobozi bari basabwe gushyira indabo ku mva, hanyuma hagakurikiraho gufata umunota wo kwibuka inzirakarengane za jenoside nk'uko bisanzwe bikorwa mu gihe cyo kwibuka ahariho hose. Hafashwe rero umunota wo kwibuka inzirakarengane, hanyuma akaba ari naho gahunda zose zagombaga kuba zisoreza. Nyuma yo ku Gisozi rero hasuwe ku ngoro nshingamategeko wabumbatiye amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Reka turebere hamwe uko babisobanuye mu magambo makeya. Abantu bari bahari barabikunze kandi barabyishimira. Ni Fastborn TV show nk'ibisanzwe, kora subscribe, uko like, dukomeze twenjoying. Kandi imisozi 3 miremire muri Kigali, hari umusozi wa Rebero, murabona iri antene. Iri Rebero ni umusozi wa mbere wafashwe n'ingabo za RPF mu gihe cya jenoside ku itariki 11 nijoro nibwo bawufashe z'ukwa 4. Gufata Rebero rero byatumye ingabo za RPF zibona ahantu hari nk'ibirindiro byirengeye byo gutsinda umwanzi muri Kigali, kubona inzira kujya kurokora bicwaga bice bya Nyamirambo, Gikondo, Kicukiro, ndetse bituma na guverinoma yakoraga jenoside y'abatabazi ihunga Kigali igi Gitarama. Umusozi wa kabiri wafashwe ni umusozi wa Jari, nawo nuri hejuru na uri antene, wafashwe kuri 20 z'ukwezi kwa 5. Nyuma ya Jari ku itariki 22 z'ukwa 5 hafatwa ikibuga cy'indege ndetse na Kanombe. Ku itariki 3 z'ukwa 7 hafatwa umusozi wa Kigali, ku itariki ya 4 z'ukwa 7 Kigali yose irabohorwa. Hano rero kuri uruhande nabwo dufite ibimenyetso by'amabombe yaraswaga ahangaha kuri uru rukuta byanyabyo by'icyo gihe, sibyo? Umusirikare rero umwe ariho, uyu aracyariho, ariko mugenzi we yaguye ahangaha. Uyu nguyu yagiye mu Bugesera, yitwa Retired Major David Rwabinuma.